mifupa abedi turahakubereye tugusetsa tuguha ibigisha ukaruhuka mu mutwe maze amahoro agasesekara mu buzima abedi na mifupa komedi. Ariko rero buriya iterambere kurigeraho bisaba kuba wakoze n'ukuri kw'Imana bicyaye cyanjye cyararaye rwose. Kanze mpamagare madame numbe ko yenda yaba hari nicyo yaraje ngo ntange mpambire nge mu cyayida. Ariko ntago njyayo umunsi n'ukuri ntago njyayo mporayo ntago mporayo nge ntago njyayo nawe urajyayo. Yewe madame yewe hari kumuzakwitwa n'umwe ntabwo ari kumbara bakuyeho hano bamutokwe karame mugabo mwiza udafite uko ameze. Aha ariko sonamagara ibiki uburi hehe sha egera n'icyo ageze ibikote byawe hirya n'icyo udafite agaciro. Reka narakubwiye no gusenga bibamo sha bibamo sibiki none se madame uri kwamagarira sibiki byananiranye umva twumvikane nabundi rero madame umva madame ariko se wagiye ureka ko reka ngavuga ndakumva njyewe ntabwo kiracya nzagihoramo njyenyine ntabwo bishoboka n'ukuri kw'Imana ntabwo ngira nahora mutangije oya ntabwo oya nje n'igiti girajyaho kugira ngo cyakirara ukubitanda niko ntubaza ahubwo dupanga uburyo biragenda uvuga ko urajya mu cyayi ryari umve ko nta nibyo guteka bari uragendera cyaraye se shango uragenderaho nagarukiraho ko nta kintu gihari hari icyo wahashye se uri kumbaza naho ubundi rero kabyarawe madame ari kuri cyiza rero kuri cyiza n'ukuri kw'Imana uri vuga nyine ngavuga vuga nyine ndakumva erega biryoha bisangiwe nganyine biryoha bisangiwe ngavuga ntacyo nyine vuga naho ubundi ndagiye ariko n'ukuri kw'Imana ndumva junje pe ngihangana genda ubagara icyayi cyawe utaye oya ndakibagara nta kibazo ariko rwose ndumva nshonje ngihangana genda nta byo kurya bihari urabeshya genda ariko oya ni gira vuba ujya gufata isuku genda kandeba gasuka ariko inzara iri kumpekenya n'ukuri kw'Imana genda kiba gishaka ibyo kurya se ubundi kiba cyahashye n'ibikote bibi gusa Ramayi uramenye ako kantu ni kabi gusetsa tuguha ibigisha ukaruhuka mu mutwe maze amahoro agasesekara mu buzima abedi na mifupa komedi kora sausikara ibe na like share unitundike my friends sausikara ibe na like jamana yanjye asa koko uyu muhambirwa koko wandengereye gucya ariko mana kanze nangira ariko nanjye ndamujyana kimwe ntabwo igiti cyanjye cy'icyayi yakijyana nanjye ndajya nkururika akajye ndishyira ahantu hanjye sha rwose ntabwo bishoboka subo madamu ndasanga yatekera ko ari nsize nta kintu muhayira mifupa abedi tukarubedi abedi ubuse ndituma Imana yanjye ko ndikumva bikomeye ko Ramayi uramenye ako kantu ni kabi rwose mu kibuno bibaye indoha pe kandi ndebe uburyo nabigenza wagize ngo ntibwanakeye kanze ntamukira muri kene cyo yijya ndebe ko ntabona uko nihaturura da harimo mifupa harimo abedi na nyare jusi ngaha rwose hamwe na abedi na mifupa uraseka bikurenge uraturika imbavu gusa bikugire reka njye kureba icyayi cyanjye ko kimeze kabisa ndebe ko igihe cyo gusarura cyageze nsarure mbona amafaranga y'ishuri y'abana kabisa harimo mifupa harimo abedi na nyaregisi
nukunira mu cyayi nikabira ki n'inkotwa cyangwa n'igitara niki ariko ndabona atari umuntu muzima tu nago yanya mu cyayi gitanga umusaruro kanza nkwereka ko n'amazamba gasha ndaguhanye ko buretse ndaje ubusembuze n'inkoni nasize mu cyayi nayibonye niko wa mugabo wangereye mu cyayi gukora mwiki oya nukuga rwose uri umusazi ku buryo uva mu cyayi cyawe ukaza kunera mu cyayi cyanjye ariko koko we ntago mwishimira ko rubanda yawe ubwo n'ibyo ushaka ko abakozi bazajya basoroma bakankandagira mu cyayi bajya mu mabyi yawe se oya nukuga ahubwo habe udatuma nyicaramo buretse sha reka mbwire satani Sakuza. reka mbwire vayo wari kuri kugenda iza wizanye vamo wizanye hano Imana yashyize bitari ibyo ngibyo ndaguhanyuka oya rwose nta okay birakunaniye vayo hano buretse ariko mana biriya bintu ntabwo ari byo ngiye kwa mudugudu nubwo nazi mudugudu w'ahantu ari ngomba kujyayo ndaramamenye mu murima yagendanye mu cyayi pariseri yanjye y'inyama kanza ndamwereka wa aweyi karambe mama ihute hano okay ko mamagaye icara hano umeze ute meze neza amaso wagiye usuhuza kumera mwa none se ma uko utajya unganiriza nyine nk'umubyeyi ni ukubera iki nanjye nicyo gitumye guhamagara hano kugira ngo tuganire shaka manze nambara ingofero kugira ngo mbone uko nkuganiriza neza ndi kubona n'izuba rimereye nabi bo rero ikintu nashaka kukubwira mwana wanjye papa wawe arananiye kiriya gisaza kirananiye mu rwego rwo hejuru ubu nk'ubu ngubu cyagiye koko nticyahashye nta byo kurya bihari ubu nabuze icyo neka nanjye nzarirangisha hose nturi kubibona ariko se mama kare numvishe mu gitondo muri gutongana ma nawe ntabwo ushobotse none se wagira ngo nkore iki mwana wanjye nkore iki kuri aba musaza naniye kiriya gisaza ubundi nagishakaga ntahumye koko mana yanjye umva naniye isanda cyicuza impamvu nashatse kiriya gisaza kingeza aha ma winukira papa ngo numusaze kuki se wamwemera reka kiriya gisaza ko nari ko gifite amafaranga se nzi ko nyine tuzabaho neza nari nzi ko ari kizakinyara mu cyayi buri munsi ariko mabanza hari akabici bireke na yoya ukurikiraga amafaranga nose gisaza na kiriya navukiye hano kubera kiriya gisaza se ukira ku wundi mu mama nkubwire rero ceceka wumve papa wawe nawe uzamubona kiriya ni ikigome kibi cyihorera uzareba njye ukazajya umvugira papa nabi igihe ushaka ko twumvikana papa umushyire hasi ngo ni umusaza reka nkubwire rero mwana umva uriya musaza rero ngo ndi papa wawe kiriya gisaza nticyambara neza ntikiha agaciro ntitwasohokana ahantu sinagendana nawe mu nzira ni mugabo ki koko umbwira ko ari umugabo ushingiye kuki ubundi se yakambara neza wamukundiye amafaranga ntabwo yajyana ukajya kuyanywa mu nzoga njyana ngahe bayamaye ngahe none se ibyayi byose papa ahinga amapariseri 16 afite yo amafaranga niwe yirirwamo ariko niwe ntacyo mbona reba ayo maherere nuba wambaye rebe ibi bintu byose uba wambaye none se urega impamvu watambara rega uwo yajyanye mu ndaya akaruye yagiye afite umugore hirya ariko tubireke ntacyo papa ni ndaya murivuganira ntacyo uwimubaze ariko ntuvuge ko ngiye bikubwiye umwibarize naza sibyo umwibarize katubireke nta kibazo nashaka kuganiriza uze kumubaza naza ndakeka agiye gutaha yagiye mu cyayi ariko araje mbona ari wowe ndaya oya ntacyo umwana uvuze ngo iki oya mama ni umuntu nyine narindi kuvuga kufata ari nge ntacyo oya ntacyo bari kuganira kufata ari nge oya ntabwo bishoboka ko ukuri kw'Imana Yesu we reka icyo gisaza kitana barwara indamwa kw'Imana ntabwo bishoboka umutwe barawumenye mana yanjye oya mana we sha reka njye kwijyamira nibyo mbonye nagahuma mu mwana ukuri kw'Imana ibi nta wabiba habaye iki habaye Mabedi na nyaregisi harimo mifupa harimo bedi na nyaregisi
kagari kanjye nta bibazo bikibamo pe yababa we apotopu zanjye subuze zirarimo nta kibazo zirimo gusa nukora akagari kanjye gasigaye kameze neza ku buryo nta muturage n'umwe ukiza kuntura ibibazo ariko mana yanjye ubu tugiye mu nama y'akarere nabo wa mbere mu bayobozi kuko akagari kanjye gasigaye ari ntakemwa pe. Ntago bivamo gusa igitifu gihe he amaye nka data bigenze gute se ko ndi kubona uje nk'iyagatera kandi ibi bintu ntari imberutse mu kagari kanjye giti ikibazo muye nacyo rwose muyobozi umugabo wawe uriya mugabo utuye hariya hepfo yo kwa Bedi ari mu cyayi narinje kumukurekera none uri gukinga ugenda ariko ndumiwe none ubu si ibyo bintu biracyabaho mu Rwanda ngo umugabo akanya mu cyayi cyangwa witiranyije n'umwana umugabo nabyira ufite n'umukobwa wasabwa nje kumukurekera ni urubanza rwanjye nubyanga ndajya handi icyo kibazo ndagikemura ariko sinumva ukuntu umuntu yanya mu murima kuri iki gihe tuwarete isubuza abazimaze iki amaye nka data ntari icyo kibazo ngwino twicarane tugikemure cyangwa se ujye kunyereka naho ngaho n'uwo muntu wakunereye mu murima noneho turi uko twagikemura ndumva ibyo bintu ariko biragenda tu ariko nakubundi reka tugende tujye kureba uwo musaza ubundi dukemura icyo kibazo nta kibazo tugende gute ariko giti ibibazo ntabwo byabiretse mu kagari kawe ibi bintu nanjye biranyumije kuba tugifite abantu bakinya ku gasozi kandi tuwarete ari ibintu byashyizweho na leta kugira ngo tutandukanye ariko mana nyaregisi ntarya neza bega umugore w'ikizungerezi sinzi ukuntu namubonye wabitubwira yitwa nde ariko ikintu ngiye gukora ubu se namubona ni kuko ariko si icyuki imana ariko hajya se bugiginyi ntiyamaye nimero yera kanze muhamagare ndebe 078 003 kabisa mifupa abedi turahakubereye tugusetsa yego alo amakuru ni madame tuvuge na Nyarexi madame Nyarexi uravugana n'umukuru w'umudugudu mifupa nta kibazo wagusura se ko hari akabazo nashakaga ko dukemura urabinyemereye sata reka mbwire nuze we kanze nta kibazo kabisa sawa ubusambanyi bwo okay nari bibanguka nta kibazo kamwitegure nanjye ngasawa uwo ninde muvuganye mama usigaye unaca inyuma papa ariko nawe ubaza ubusa ubwo si byo ninde ubikubajije genda ujye kuryama ubwo nitegura umushyitsi nacyo turahura genda ariko jya kuryama jya wumva inka data turashize none singibyo igisha ukaruhuka mu mutwe maze amahoro agaseseka ko se sahara bangara hari mwiriwe yego rwose mwahageze nimuze ni karibu ntibu ni mwinjire makuru ni meza mwicare ariko se kwicara ni ngombwa ra yego ajya none se wa mugore wa Nyarexi ko hari ibibazo nari numvishe mufite byarakemutse ibibazo byo ntibyabura muri uru rugo hari ibibazo umugabo hano arandembeje angejeje kure pe ibibazo bye birahari cyane none se igituma kurembya ni igiki umva uyu mugabo uri hano nahaha amaze icyumweru narya kugira ngo ndye nanjye mba nakoze ntabizukiye kandi mfite umwana ubwo kurya rero bigeze kure uriya mugabo rwose arananiye hano rero nje kugira ngo nyigufashe humura ndagukiza humura rwose kabisa ibibazo ufite ndabikemura neza umva ni fresh ahubwo umugabo se yabahari arahari
ngo arahari yego imbiragarame kibaye ikigoryi noneho waraye. arahari imbiragarame none se uko ari mu nzu yego ntabwo byavamo rwose ibintu ndabirambiwe ibintu nk'ibi ngibi buri munsi amaye nka data none se uyu ni wa mugabo wakunereye mu cyayi nuriya rwose aha ni kuri inzu ye ni iyi ngiyi rwose muyobo ni iyi ngiyi mbona none se birashoboka ko umuntu yanya mu cyayi kandi atuye n'imbere y'akagari abaza amategeko hano ibyo nyine mumbariza rwose nyine bayobozi amaye nka data ni gitifu aje hano kugira bambwiye ko ari wowe yewe naje none se kugira makuru ya madame yego niwe mugore wa Nyaregise yego Nyaregise se ko ari kwitwara nabi muri aka kagari bimeze bite nanjye ibyo byarancanze kwitwara nabi ibyo ntibyabura nanjye uriya mugabo yaranyumije jya numva ngo uriya mugabo wawe asigaye anaguca inyuma sinzi ubundi ni ikihe kibazo mufite kandi muba mutuririye akagari mukurikirana amategeko abahari ikibazo gihari rwose uriya mugabo amafaranga yakura mu cyayi yose akayanywera akayamara akayajyana mu ndaya ntiyaduhaye nanjye n'umwana wa nyinzara yaratwishe pe mureke mwadukemurira ikibazo cyacu uriya mugabo nanjye yarancanze arahari mbo nari muhamagara hari n'akantu tumushakira muhamagara Nyaregise wagisaza we karame ese noneho umudamu wanjye amamagara igihugu abyarawe banguka noneho ni ukuri ko imana baranshaki none se bani gitifu mana we uretse utagenda oya rwose akakabaka niko kanere mu cyayi niko kanere mu cyayi n'uyu nguyu nta n'umunyamafuti wicara ngo yambare n'inkweto niko muze karame unya mu cyayi wabuze iki oya rwose ni ukuri ko imana erega gukubwa ntabwo hari imisarane oya gukubwa bibaho mu reba hara nawe rwose hara hepfo haba imisarane ni gute unya mu cyayi kandi nawe ni ukuri wakinyamureka mbwire nawe wakinyamureka umva aho bigeze ndabirambiwe ugomba kujya ku kagari ejo bundi wakubise umugore wawe ngo yakwimye ibiryo none n'uyu ngubu uko oya ni ukuri sinigeze mukubita pe ishobora byose itonde uyu munsi ndakujyana ku kagari ubundi were gutinda muri byinshi bwo kandi iki gisaza nakuvuza uruzi n'ubwo uri umusaza ariko nimukazajya mutwara umuntu ariko buriya nimukazajya mutwara umuntu oya rwose God have mercy upon us. Kakwagu.